makuru nzanye ni amakuru mashya. aha Mwajyaga mwumva ngo mugira neza cyangwa se Kazungu, ariko numva ayo makuru nzanye rumva ni amakuru natwika. Ndizere ko abantu benshi baraza kureba kandi koko niko kuri. Niba umuntu amaze gukobwa inshuro zirenga 6 urumva ari guca agahigo. Oya ni uwa mbere habayeho Miss wo gukobwa, habayeho Miss wo gukobwa. Iryo kamba mu Rwanda n'iki yego, kandi ntugire ngo nubundi nubwo no muri iyi minsi nabwo mu gihe kubona abandi baza kuri kamera, ntabwo ari uriya wenyine bakosheje nuza Pastor Theogene n'umugore we, hari n'abandi bazaza nyuma ye, nyuma ya yuriya mudamu wa Pastor Mutesi wa Pastor n'abandi bagiye kuza kuri Theogene. Uyu mubyeyi witwa Wanyana nawe yaragiye gukosha hari cyangwa se yaragiye gutangamo pase. Hari abandi bantu benshi yagiye akosha cyane, ariko ubundi icyo nibaza harya niba ujya umenya amakuru ye neza uyegereye, ubundi harya uriya mubyeyi ziriya nkwano ubundi aziha ababyeyi be ziriya nkwano cyangwa urumva ziriya nkwano zose yaza ababyeyi wenda ashobora kuba bagenera niba bamukoreye nka miliyoni 2. Uyu mubyeyi we ngo kararenze. Umubyeyi ni ukuri pe. Urumva umuntu wamaze gukora inshuro zirenga 6. Kugenda yandika amateka kabisa. Ubundi mu bantu b'abanyarwandakazi abo tuzi ariko nabo tutazi kubera ko tuba duturuka mu ntara nyinshi zitandukanye, buri ahantu hajya haba iyo mico n'intangaye iwacu mu majyepfo, ahantu haba gahunda imeze gutyo cyangwa se umuntu umeze gutyo wikorera ibyo bitangaza gutyo ni Pastor Mutesi wenyine ubikoze, niwe wenyine. Turabasuhuje abo tujya tubana ku mbuga zitandukanye, kuri izi mbuga nkoranyambaga zitandukanye, aho muri hirya no hino. Njya mbabwira ngo amahoro y'Imana bane namwe. Ahangaha ni kuri Nganji Official, njyewe muri kumwe na Emmanuel Nganji. Turashima Imana ko yaturinze kandi ikaba yaradushyigikiye. Hanyuma rero njya mbasuhuza aho muri hose hirya no hino hatandukanye, mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba. Ni umugisha kubana namwe ndetse n'ibyiciro gikomeye cyane. Nkasuhuza n'abantu bari mu mujyi wa Kigali. Njyewe njya mbabwira ngo nyirizina aho tuba duherereye ni hano hafi mu Kinini, hano i Muhanga. Hanyuma turashima Imana rero ko iba yarabarinze. Ndasuhuza abari hirya hariya ngiye bigeze hanze harango bahita Bwota Masimbi. Niba ariko hose hitwa, niba bura ni Burundi ari Bwota Masimbi ntabwo ndamenya ibyari byo, ariko noneho tuzajya turushaho kugenda tubisobanukirwa. Turongeye turakwakiriye rero mugira neza. Imana ishimwe cyane Kazungu, umuhungu wa Pastor Mutesi. Meze neza, ndashima Imana. Ndabona akazuba kavuye umugoroba. Imana ihabwe icyubahiro. Amina. Hari ukuntu rero ujya ugira ibintu by'inkuru zo muranza ariko hakaba ari n'izo uzana zishyushye. Ko zishyushyera. Uyu munsi nazanye inkuru zishyushye kabisa. Zamura ijwi rwose ubundi tute. Uyu munsi nzanya amakuru. Hari umuntu uri kuvanga icyambare n'amakuru. Oya niko bimeze ngo yakurusha burya kurushaho no kuba. Cyane rwose. Nazanye amakuru rero. Maze iminsi numva ngo umubyeyi wacu Pastor Mutesi ngarimo gukosha. Nakoze ubushakashatsi rero, maze iminsi mbikora ubushakashatsi mu gitondo nimugoroba, ku manywa n'ijoro, mu cyumweru, mu minsi isanzwe. Mbona niwe mukobwa wa mbere mu gihugu cy'u Rwanda wakuye amafaranga menshi. Ako kanongera ugasubire mu nabyo. Maze iminsi nkora ubushakashatsi ahantu hose, ngakora ubushakashatsi ku manywa n'ijoro, ndi kugenda ahantu hatandukanye. N'abandi mu mujyi wa Kigali nagiye mu ntara zitandukanye muri iki gihugu cy'u Rwanda. Nsanga Pastor Mutesi niwe muntu wakowe amafaranga menshi, ni nawe muntu wakowe n'abantu benshi muri iki gihugu cy'u Rwanda inshuro nyinshi cyane. Uze sakoze reka ngubwire abantu barashoboye. Ubwo bushakashatsi rero nabukoze mbona niwe muntu wa mbere mu gihugu cy'u Rwanda. Shambo hanza zatsindira n'ikamba ribayeho bajya barimo hagize amarushanwa abaho y'abantu bakowe kenshi yabo wa mbere, kandi inkwano ntizisubizwe cyane. First number 1
uriya mubyeyi rwose kiriya gikombe bakimuha ariko amukora amafaranga ashobora kuba amukora amafaranga menshi ahubwo urumva aca agahigo yaciye agahigo. ndakubwiza ukuri ubundi akenshi na kenshi iyo bigeze ku bintu buriya byitwa inkwano buriya ni nayo mpamvu bavuga ko nyine umugore wese burya ari umukobwa ariko umukobwa wese si umugore. rero iyo bageze buriya ku bintu byitwa inkwano hari ukuntu inkwano nyine bazika umuntu ariko yaba atabanye n'umugabo bakazisubiza burya nibyo bita gukoranura. yego hari ikinamico rero y'umuntu witwa Rusisibiranye. Rusisibiranye yakosheje umukobwa inshuro nyinshi ariko muri teatire we yamukosheje gatatu. barazaga akababwira ati nta kibazo uti inkwano ni muziza ndazizi ni murongore inka rwose muzisobanurire mu zindi ndahari kuzakira umukobwa arahari amukosha gatatu ariko uyu mubyeyi we ngo kararenze. umubyeyi ni ukuri pe urumva umuntu wamaze gukora inshuro zirenga 6 kugenda yandika amateka kabisa. ubundi mu bantu b'abanyarwandakazi abo tuzi ariko n'abo tutazi kubera ko tuba duturuka mu ntara nyinshi zitandukanye buri ahantu hajya haba iyo mico n'intangaye iwacu mu majyepfo ahantu haba gahunda imeze gutyo cyangwa se umuntu umeze gutyo wikorera ibyo bitangaza gutyo ni Pastor Mutesi wenyine ubikoze. niwe wenyine ubundi mu magambo make inkuru irabivuga ngo niwe mukobwa wa mbere wakowe inshuro nyinshi mu Rwanda. ariko ni nawe byo nta rundi se turabona nta n'uzamuhiga ahubwo azakomeza kuba uwa mbere nta n'uzamuhiga uriya mubyeyi. rero nashaka kubabwira ngo ayo makuru nzanye ni amakuru mashya. mwajyaga mwumva ngo mugira neza cyangwa se kazungu ariko numva ayo makuru nzanye numva ni amakuru natwika. ndizere ko abantu benshi baraza kureba kandi koko niko kuri nimba umuntu amaze gukobwa inshuro zirenga 6 urumva ari guca agahigo. oya ni uwa mbere habayeho misi wo gukobwa iryo kamba mu Rwanda yego kandi ntugire ngo n'ubundi nubwo no muri iyi minsi nabwo mu gihe kubona abandi baza kuri kamera ntabwo ari uriya wenyine bakosheje nuza Pastor Toje ni umugore we hari n'abandi bazaza nyuma ya yuriya mudamu wa Pastor Mutesi wa Pastor n'abandi bagiye kuza kuri Toje uyu mubyeyi witwa Wanyana nawe yaragiye gukosha hari cyangwa se yaragiye gutangamo pase. hari abandi bantu benshi yagiye akosha cyane ariko ubundi icyo nibaza harya niba ujya umenya amakuru ye neza uyegereye ubundi harya uriya mubyeyi ziriya nkwano ubundi aziha ababyeyi be ziriya nkwano cyangwa urumva ziriya nkwano zose yaza ababyeyi wenda ashobora kuba bagenera niba bamukoreye nka miliyoni 2 akabagena akabanga 500 ariko se urumva ubundi yayabaha ubundi ati njye ari ikintu mba ntamuvuma ramubyeyi nta n'ubwo yabaha rwose afite ubwenge bwinshi ntabwo yabaha. rero niba mvumbwira ngo nyuma yabariye yahe n'abandi mugiye kubona hari abandi bakobwa benshi yagiye akosha muri ubwo buryo cyangwa se abandi bagore bagiye kuzana kuri kamera mukababona cyane. yewe data we ko numva uyu mubyeyi agiye kwandika izina ahubwo yariganditse bakazandika ku kabiri se hari n'ubundi byarangiye yanditse izina n'ubundi asanzwe ari umusitari. ejo bundi nabanye arimo gusezeranya umuntu nyuma hari icyunamo gutyo ukuntu ariko noneho uri kumva ko arashaka kuba umusitari w'umwihariko. yewe gadata we abandi bakobwa ubwo afite abandi bantu yagiye atamirira inkwano urumva nabo bazaza kuri kamera muri iyi minsi igiye kuza turabumva tuba tubikurikiraniye aho ngaho natwe turazinduka mu gitondo twafungura tukabona ngo inkuru ya Pastor Mutesi inkuru ya Pastor Mutesi karabaye gutyo karabaye ngaye nguko rero yewe data we urumva byoroshye ntabwo byoroshye kabisa. abo bantu se ntabwo waba wenda nta makuru yabo yandi yagutse ufite nta mafoto se waba ufite ngo tuze kuyifashisha nta kibimeze gute ayo makuru cyangwa se abo bantu nta makuru yabo ndafata neza yuzuye ariko ndaza kugera kuri tele ndaza kuyakurura uraza kuyakurura ubwo duteguza abantu tubabwire duti muri iyi minsi kabone niyo batabyumva ahangaha baraza kwakira amakuru y'umuntu
y'abantu benshi Pastor Mutesi yagiye akosha yego gutyo ku ruhande. baraza kuza rwose. Ese burya ariko ubundi ko numvaga bavuga ko ashobora kuba afite isoko, ubundi bavuga ko umuntu afite isoko ryo kubacururizamo abantu asanga afite isoko ry'abagabo nyine abari kumuvuga ati duhe pasi abagabo harya ubwo bo nta kuntu abacuruzamo muri ubwo buryo bimeze urugero nimba uri umugabo akavuga ati ndashaka ko amapasi ya runaka cyangwa se ukaba umukobwa runaka akayiguha, urumva nawe ugomba kumugenera akantu fanta, ugomba kumuha fanta nimba ari 50 akayabona cyangwa 100. ubundi se kugenda usuba ubukomisiyoneri cyane. ubundi ubukomisiyoneri ni iki? Ni umuntu uhuza umuguzi n'umugurisha. Ni nka cyagihe hano urabizi mu mujyi wa Kigali haba amakampani arangira abakozi. Iyo kampani urumva nawe nyine abakozi ukaza muri kampani kugira ngo ubone umukozi mwiza, nukoza muri iyi kampani. Ukaza muri iyi kampani umuntu akakurangira umukozi ukamutahana ukagira amafaranga utanga muri kampani kugira ngo umujyane. Yego. Yewe gadata we. Ahubwo ndumva iyi TV yakabaye ayikuramo rino zina ryitwa Giraneza TV akayita nk'Umuranga TV. Umuranga TV. Arabishoboye. Urumva cyangwa se Umukosha TV cyangwa se Umushyingira TV cyangwa se Umuranga. Cyariko cyane cyane Umuranga cyangwa se Umukomisiyoneri TV. Komisiyoneri TV kubera kuri kumva ko mu by'ukuri niba afite isoko acururizamo abantu, abahungu n'abakobwa cyangwa se abagabo n'abagore, yarangiza akabacuruza. Ariko ayo makuru yarashyushye kandi natwe ku mbuga nkoranyambaga ko twiteguye kwicara hasi tukayumvana. Rwose Pastor Mutesi ndagukunda urabizi, ariko rwose ibintu biri gukora wapi kabisa. Ongeraho ngo ariko none hatakayemo ku kantu ka Pastor Mutesi. Pastor Mutesi ni umubyeyi mwiza ndamukunda nawe arabizi, ariko ibintu uri gukora ibintu byo bajya rwose ntago ari byo kabisa. Yego. Noneho iyo haguyemo akantu kitwa pasiteri, umuntu witwa pasiteri kumenya ari bisobanura umushumba buri. None se umushumba kandi nyine hako bavuga ko amagana umushumba kamiza aragiye, niba zibuze nazigurisha. Nagakunga ajya zigurisha. Umushumba niba kamiza aragiye zikaba zibuze nazigurisha, nazitange rwose bazihekenye hirya no hino ziryane, mu magambo make ziryane. Ngaye nguko rero bacuti bacu mu minsi mike cyane, uguti mike cyane, ni mike nagari myinshi, mike cyane muraza kumva abandi bantu batambuka bajya ku makamera atandukanye bavuga ko Pastor Mutesi kuntu yaba tanzemo amapasi cyangwa se ukuntu yabagurishije, ariko kandi akarya amafaranga ku bwabo. Ngaye nguko rero tuzajya tugenda tubakurikirana akantu ku kandi ayo makuru yo yarashyushye rwose, tugomba kuyageza ku bacuti bacu ko biza kugenda kose, kubera ko we byanze bikunze ubuyazi. Hari umunyarwanda aca umugani yaravuga ngo akari mu nda y'ingoma akamenywa n'umwiru na nyirayo. Ubu ngomba mu gitondo ugomba gushaka amakuru. Umuntu ukubyuka ashaka amakuru mu gitondo, wamugana wamukicyo navuze ngo akayadukanye gahora ku musego kugira ngo numve aho amakuru ageze. Natwe tugomba guhaguruka tugashaka amakuru. Banyarwanda nshuti zacu ni muhumura, amakuru azajya bageraho ku gihe. Yego. Sawa rero tuzajya dukomeza tugende dusa naho tuganiraho ku manywa na nijoro, tugende ducunguza uburyo umwete. Ndagira ngo usezere ku bakunzi bacu baba badukurikiranye ku manywa. Murakoze cyane, Imana ibaho umugisha rwose. Amina.